Imwe muri politiki yacu y'igihugu cy'u Rwanda harimo ikijyanye no kwihangira umurimo kuri buri munyarwanda kurenza uko ugomba gutegereza yuko baguha akazi. By'umwihariko ku rubyiruko ni kimwe mu byo urubyiruko rushishikarizwa. Uyu tugiye kuganira yitwa Ndayishimiye Alfred. Ni umwe mu rubyiruko rwiteje imbere, ni umwe mu rubyiruko rwihangiye umurimo. Uyu munsi wa none akaba afasha abantu ibijyanye no gutegura ubukwe, akaba afasha abantu kubijyanye n'imirimo itandukanye y'ubukwe. Afite company yitwa BOOFET Company Limited. Iyi company ikabikora ibyo nari maze kukubwira, gutegura, gutunganya, gushyira mu bikorwa ndetse no gufasha abakora ubukwe. Uyu niwe tugiye kuganira, reka twumve uko yatangiye. Bwana Alfred ikaze. Ndashimye. Nk'izina ryawe ni Ndayishimiye n'ubundi Alfred. Reka dutangire twibazaga ku bijyanye na company yawe. Ni company ijyanye nkuko nabivugaga mu gutegura ibijyanye n'ubukwe, gufasha abantu imirimo ijyanye n'ubukwe, cyane yuko biba bitoroshye. Abakuzi rero bazi neza yuko hari ubuzima wabayemo butari bwiza, ariko uyu munsi ukaba ugeze ku kigero cyaho ushinga company. Umuntu yatekereza uko watangiye n'ukuntu winjiye muri kino gikorwa cyo gutangira ino company yitwa BOOFET Company Limited. Natangiye niga ikabwaye muri Saint Joseph, aho nacurangiraga abanyeshuri nkoresha kasete, ngashyiramo ikaramu ngashaka indirimbo. Ubwo nyuma yaho muri vacances nza kugura bafure imwe, ngenda ngacuranga mu bukwe. Ariko hagati aho uri muri secondaire ucurangiraga amafaranga kwari ukwishimisha cyane? Ubundi wanzuga nko kwishimisha niko navuga. Natangiye narigaga, yo wiga undi nago ushaka ibihembo. Natangiye niga gufungura mixeri, gufungura amplificateur, sinari imbizi no kubicomeka. Ubwo rero mu kubimenya nibyo gufata icyemezo cyo kugura bafure ebyiri, ndavuga ati reka nangire n'akazi njya gucuranga mu makwe. No makwe natangiye nca amafaranga make cyane, bamwe nkana bakora no kubona kugira ngo mbanze menyekane nubaka izina. Nuko rero bivaho nibwo nari ndangije mu mashuri ya secondaire, hariho politiki ya leta yo kwihangira imirimo. Icyo gihe nahise mfungura company ariyo yitwaga BOOFET Company Limited, kugeza ubu ngubu ikaba ikiriho. Iyo company ikaba ikora sonorisation, gufotora, gufilima mu makwe. Hajemo n'ibintu byo gukodesha amamodoka y'abageni ndetse n'amamodoka abantu bashaka gutembera, bashaka kujya mu birunga. Nyuma yaho nkomeza nagura ibikorwa byanjye bya company, none nkajya nkora amagato yo mu makwe, nkajya nanga abantu bavugira inka mu makwe, aba MC, ko nabaga ngiye mfite abanjye bo nizeye neza babikora neza bakaryoshya ubukwe kandi biyubashye. Hanyuma uyu munsi ugeze ku kinoneho wishimiye ute, ubayihute nyuma yuko ibi byose bihari, ese ubona umwanya wabyo kwinjoyinga cyangwa kwishimira ibi byose? Umwanya ngerageza kurushaka, ukoze cyane none ukagira stress nyinshi, ngira ngo urabizi stress irica. Ndagerageza ngakora siporo, ubwo iyo niyo ya gahunda ya leta nayo n'ubundi ikangurira abanyarwanda bose gukora siporo. Mfata umwanya ngakora siporo, nkajya muri piscine nkoga, ubundi ngakora marato, ngakora gym. Ibyo byose bikamfasha guhora nekereza udushya nakongera muri company yanjye. Ngubu agashya noneho merutse guhanga mu mishishize nuko nsigaye mfilima ubukwe, nkanabufotora cyangwa izindi event runaka, ku buryo abantu bari hanze muri Amerika bakurikirana ibyo bikorwa bimo birabera ahantu bo batari, tuvuge nko gushyingura.
ushobora gukora igikorwa cyo gushyingura ari muri Amerika yabuze visa cyangwa abuze umwanya wo guhita aza gushyingura umuvandimwe cyangwa inshuti ye, ariko akabikurikirana ari muri Amerika andirect ibikorwa bimo biraba. Icyo watanga nk'inama ni iki ku rubyiruko bagenzi bawe ufite bagitekereza yuko kuba hari uko agomba gukorera undi? Inama nagira urubyiruko nibyo navuga ngo burya buri muntu aba agomba kwimenya, utazareba imitungo y'ababyeyi bawe ngo wumve ko ubuzima burangije. Ushaka gusanga ari credit bafashe, nyuma yaho wenda bakaza kwitaba Imana, ya credit ukibagirwa ko ugomba kwishyura wa mwenda, bakaza bagurisha imitungo cyamunara ugasigara amaramasa. Niyo mpamvu inama nagira urubyiruko nuko ubwo rugomba gukura amaboko mu mufuka, rukumva ko rugomba kwishakira rudateze ku babyeyi babo. Ko urabizi bamwe bajya batiga ku babyeyi babo sinzi, ugasanga bagiye no mu biyobyabwenge kuko babumva ko barangije mbese buzuje nta kindi basabwa, igisigaye ari ukwidagadura no kunywa ibiyobyabwenge. Bagiye mu ishuri bihangira imirimo, none nabo bishakire ibyabo, bashakishe mbese bahore bahanga udushya. Reka tugushimire cyane, tunakwifurize courage, tukwifurize gukomeza gutera imbere. Ni company ye yashinze yitwa BOOFET Company Limited, ikora ibijyanye no kudekora, kwambika, gukora buri kimwe cyose kijyanye n'umurimo w'ubukwe, yewe kugeza kuri kwa wundi uvugira inka, ibisope cyangwa uyu muziki wo gucuranga abantu basanzwe bazi ku izina ry'igisope, byose arabikora. Wakoze cyane, ka tugushimire cyane.